byatari twigeze tuvugana gusa nyine ushobora n'abantu bakwifuzamo ariko nta bintu byinshi twaganiye byari kunyerekeza muri reyo abantu kandi nyine urabihorera umupira ni bigaragara nyine ivugiye naho n'ubundi nari kubakwepera y'amezi 6 nabwiraga ubwo yarayangaye. Ariko ubundi Vida yitwa nde? Niba gushyiraho ndabizi wabuza amazina y'ukuri. Uravuga amazina ye yanyaye. Amazina ya Pana Vida Sport. Oya nta kuntu ibere abataye. Nayo. Oya. Nagira ngo tumutere icyotezo ariko tuvuga amazina y'ukuri ubwo ni Vida Sports. Ariko kuri Instagram ye mbona yitwa Vida Sports. Muri weekend Ruvanga yari yamwakiriye ubwo ariko niba dukurikiye atubwira n'amazina ye. Sibyo byoroshye ngiye ngomba kuyareba. Credit. None se sinayareba nziza. Kandi amazina ye Vida. Yarebe rwose Daroka. Kugira ngo tunamutere icyotezo. Tuna amazina y'abantu bayazi ibintu bya Vida. Yitwa Josiane Mugiraneza. Josiane Mugiraneza. Aha, Bob. Bob yari yanditse. Josiane Mugiraneza. Bob wa Rugangura. Nita Bob wa Rugangura. Muvugizi wa Rugangura. Ego hari n'umuntu kuri ntuze kuri YouTube umuzi. Baroteretseho. Witwa Shiny Aga in Africa. Akaje ubundi twari twamwakiriye. Yitwa neza. Ubwo bahise barimenye. Birashoboka. Josiane. Yego niwe waganiraga mu kanya gato rwose na Vida kabisa arakora cyane n'umwana ukiri muto ubona ko nubwo ageze za Kenya za Tanzania za Uganda ariko imyaka afite biramwemerera Kafa ya peri nabonye yagiyemo ni Kampala ajyayo abana n'abakobwa nabonye hari na mugenzi we wundi mutoya wa mwana wundi ufite podcast yego confident nawe yari hano ku gatandatu nawe yari ahari abakobwa babiri ubona ko rwose bari mu ngamba baracyari bato niyo myaka nibakore rwose ni byiza cyane bagira ijambo ubwira aba bana bakobwa n'abawe abana narabaguhaye we na Clarisse nibananirana ntibashoboye tubabavamo abanyamakuru bazima aba babiri aba kuwa gatandatu nagize amahirwe yo kumarana nabo almost nk'amasaha 2 uko ibitekerezo nabumva babona oya ibitekerezo nabumva shani bizima ndabizeza ko bizacamo nimuzantenguke atazagukoza isoni niwe duhaye n'abakobwa niwe duhaye isoni niwe nahaye inkoni niwe chefte niwe shangazi wabo bamenye no kubashingira yagari bwo burakuze nabyo reka biza umuntu umaze kugira abana babiri ubu ngubu uracyavuga ngo ntabwo bafate ubashingira kikare abongo nyagiye turabaza baretse gushingirwa bajya ku murongo bashingira abayimbere bazatuma shingira Vida ushingira confidence oya uzi twebwe challenge tugira iyo winjire muri ziriya deal zo gushingirwa zo kumenya ko mu rugo batetse harimo umunyu ugakubitamo umwana my friend ntago yaba kijya Bugande ntago yaba kijya Tanzania iyi myaka barimo rero ni mito cyane ahubwo nibabaza amazina yabo nabwo bitenkeke oya nta kibazo biragoye bamenyane nabo ubwoba munebwo mwabana kizere cha mana yanje oya nta kibazo nibamenyane nabo bamenyane na Ibe bamenyane na Badinyo ariko babe buretse erega kumenyana n'abantu ntacyo bitwaye oya nta kumenyana na Bobo na Dinyo ntabwo ari ibintu wamutwaye reka nkubwire rego gabireke mwebwe rega nuko muri kureba izi generation za Badinyo natwe twabaye mu zindi zigoye kurusha Badinyo ariko iri sufu kumenya ko bijonga wenda bamenyana na Bahiti akayishema n'abantu bamaze kubana natwe turi aho ngaho nta kibazo nibamenyane nabo bangana ariko ngo muramenyana ugende mute nta kibazo kirimo rwose ariko Bobo na Dinyo wagira ngo tubatemeye itaka n'abantu bacu oya turi batemeyeho je ndibatemeyeho n'inshuti zanjye bombi rero ibyo tubizamuye turi gushimira nta kibazo mfite n'abahungu banje turi gushimira Vida nyine ni ukoranye yego byatagira umuntu ufata turi no gusoza umwaka rwose nta kibazo bose tuvuze nuko ari inshuti zacu courage aba bana no kuri bashyiremo imbaraga
imbaraga dukeneye abanyamakuru b'abakobwa pe cyane ukuri kandi baze benshi n'abandi bari inyuma ntibagire ikibazo muhumure ibyo barugaju bari kuvuga ngo hari bakana ntacyo bitwaye nibisanzwe ni basaza babo nyine wo muri media industry ni muze namwe muyikabe muze muyikabe rwose mwigaragaze ni byiza ejo nejo bundi dore ubu ibaye imyaka 15 ndi muri ritangazamakuru nago nazarisaziramo nimuze namwe mufatireho nta mpamvu rwose ndashaka kuzajya njyana ku mazi ngashyira ibirenge mu mazi ukareba abandi ndimo ndumva ba vida n'abatoya babo barimo barigaragaza tukajya tujya inama birabafashije ubwo twari dukwiye kuri iyi nkuru yataye neza cyane yaganira na Muhadjili yerekeje muri Kenya mu gihugu cya Kenya na interview rero vida rwose niwe tuyikesha bamaze kugirana mu kanya gatoya numwe mu bana bakomeye nyine ku mbuga nkoranyambaga ariko asobetsemo akantu bitasubiza na rugaju atari koko umenya narashaje ariko shani mukadufate gutya Iber arahagurutse Muhadjili arahagurutse Muhadjili umwe mu bakinnyi mu by'ukuri abanyamupira bavuga ngo umukinnyi wiyaminiya umukinnyi wigirira icyizere mu by'ukuri kuko bura Muhadjili naje kumenya ko nimugora ndi kuva i Musanze nibwo nabwiye umutoza umwe twari turi kumwe namwe Muhadjili abonye ikipe muri Kenya ngira ngo numve nyine aviye kuri Muhadjili ko abonye ikipe kandi abantu bavuga bati birashoboka cyane ko nta kikirimo niwe wanyibwire ko bura Muhadjili yasabye gusesa amasezerano muri polisi niwe wabyisabiye ko rwose yarabyisabiye kuko yabonaga ko umutoza Ben Musa ntabwo rwose mufite mu mibare ye ngiyewe no mu myitozo byaragaragaraga aravuga ati rero ngi ntabwo ndi umukinnyi wo kwicara muri polisi mpembwa gusa ntakina ndabizi neza ko mpagumye nahembwa rwose na za prime de match nzibona ariko ntabwo ndi umukinnyi wo kwicara ntakina reka nsabe gusesa amasezerano rwose byaratunguye abayobozi b'ikipe ya polisi nabo mu muryango baravuga bati kushesha amasezerano kandi wenda nta kipe tubona ugiye kujyamo bimeze bitira batoya kanyesese ngende nicara nitekerezeho Muhadjili agenda giwabira Rubavu yari yibereye akora imyitozo myinshi ku mucanga ashaka ikipe urumva ko ahakanye ibyo kuvuga yarasabye kujya muri Rayon ariko ntiyakanye ko batavuganye abantu byumve neza Sport yaramuvugishije imubwira ko rwose byaba byiza mu kwezi kwa mbere bigiyemo ariko arabwira ati rero bijyanye n'ibyo muri kuma wenda hari andi makipe nakagiyemo ariko ahakanye katigeze yisabira kujya muri Rayon bari abantu benshi bavuga bati ni Muhadjili wisabira kujya muri Rayon ayinginga ngari kuyinginga ko niba polisi ngo yamurekuye ngo ubwo kure Sport kabimushaka ngo ubwo ni uri kwishaka bati nanjye narashaje rwose ngeze ku rwego rwo gusaba kwisabira kujya muri Rayon naba ngeze aho ni mukabije ariko batereka abantu bangira umusaza atubunduta Chabarara ntakina muri championnat yose atubunduta Emmanuel Okwi yabivuze nabyo ntakina muri polisi murangira umusaza gute ati rero cyagiye cyane cy'amasezerano y'amezi 3 navugaga cyari iki yabonye ikipe nziza ya Nairobi United ikipe mu gihugu cya Kenya iri gukina amatsinda ya CAF Confederations Cup urabizi ko kumwe mu itsinda na Maniema na Wydad ndetse na Azam na makipe atatu bari kumwe niba ikipe iri mu matsinda nkayo ikagushaka kugira ngo ikinire ikagwa amasezerano byanze bikunze nuko hari ubushobozi ibikuziho gusa wenda yanagize bashuti bamufasha kuyijyamo nka Bedibira amahire rwose yaramufashije Bedagira umuaje wa danger Bedagira umuaje wa danger niyo bita Arani niyo bita Arani ese undi ari umuntu witwa Sibomana Papi umuntu witwa Abed yana bagira baje pe rwose niwe muranze n'uyu muaje we bamufasha kuba yasinye amasezerano y'amezi 6 muri ikipe ya Nairobi United. Ajya Nairobi ni nayirimo Burya Prince. Ya, ni nayirimo Burya Prince. N'uyu muhaje Alani ujyanye Muhadjili niwe wajyanye Burya Prince. Ubwo rero barashimye. Biza ko bashimye Prince. Ngiye kubwanjye bashimye kuko buriyo ko Prince yitwaye bituma bajya kugira ngo bemere kubazana undi mukino. Nukundi wajyanye yaba yarabaye mwiza. Ni regular startup byo Prince warakina nyine bihoraho. Kandi ni ikipe imaze igihe gitoya izamutse nubwo ahise yitwara neza gatwara igikombe cy'igihugu ikakina imikino ya Confederation ntago imaze igihe kinini cyane nyine ishinzwe nako izamutse mu cyiciro cya mbere. Nairobi buriya izamutse uyu mwaka uvuga ngo atwaye igikombe cy'igihugu iri mu cyiciro cya kabiri itirazamuka mu cyiciro cya mbere niko kugura rero zino ntwaro nose cyo tansere niyo tansere yaragiyemo oya tansere yagiye muri police case yakinnye Sekafa ahubwo mashami ntari muri Tanzania na Academy ndiyaje na Academy mashami ari Tanzania Kagera Sugar ari muri Kagera ya Kagera mbo Muhadjili ni umukinnyi ufite impano icyo bitatara ibi tuvuga ko Ronaldinho yarazi umupira ibi tuvuga ko Neymar yarazi umupira ibi tuvuga ko
Lamine Yamal azi umupira ibubona ukabona nyine n'umukinnyi ufite donc touche technique iri hejuru, ariko touche technique muri football ni igice kimwe mu bice bine. Ni n'abantu basigarira cyane bibeshye nko kuki umutoza yicaza uriya mukinnyi ngo azi gucenga. Icyo ni igice kiri technique, ariko se ureponda ute ku gice kiri physique, imbaraga? Ni ukuvuga ngo ese uri wa mukinnyi ufite ubushobozi bwo kuma imikino myinshi ikurikiranye kandi utanga umusaruro ku rwego rwo hejuru muri buri match? Icyo ni kimwe. Icya kabiri, hari igice cya kabiri bita igice cya tactique. Iki ni nacyo gice kiba kigiye gukombina igice cyawe kiri technique n'igice cyawe kiri physique, amayeri y'umukino. Iyo dufite umupira ukoresha ute? Ushobora gucenga ariko uracenga bitanga iki? Ushobora kudiribura bikabyara iki? Tactical dufasha iki offensively? Imibare yawe ivuga iki? Iyo dufite umupira udufasha iki? Tactical yazamo n'igice cy'iyo tutawufite ukora iki? Uburi ese niwigira umupatro mu kibuga nubo wigendesha nkaho uri Messi? Nibyo ninde bageze kuvuga ngo hari Messi umwe, ngo umukino ngo ushaka kwigira Messi ngo hari Messi umwe? Si n'umutoza wo mu Rwanda akoresheje ijambo ngo hari Messi umwe. Donc il travaille sans ballon ukora ute? Hari le côté mental. Le côté mental izamo n'ibice byinshi cyane, harimo na discipline. Ibyo ni ibintu byagiye bigonga Muhadjili. Ibice bitatu bya nyuma afite kimwe gipika gikabije kuba cyiza, le côté technique, ariko mentalement abantu bazakubwira ngo nta kundi imyitozo. Abanyamakuru mu Rwanda kera nibo bagiye bakoresha amagambo yo kumwoshya ngo Muhadjili ngo arawuzi mwinshi, ngo niba yaba yarirayeho ngo apfa kuba kamugeze ku kirenge, ngo yagucenze, ngo baroba abantu, ngo agenda cyane, ngo Muhadjili ngo ateye ubwoba, ngo ku mupira w'umuterekano ngo haboneka set pieces zingaye mu kibuga. Dukeneye kwiga bino bintu none tuzajya tukora amanalize ari ku rwego rw'asaciriritse. Nawe reka kabigendera ngo niyo ngo ntakora imyitozo ngo reka kaderivaring. Ufite match 50 muri sezo ngo ntago uzakora imyitozo ku rwego ruhagije, ngo noneho ngo ufite nese izo mbaraga uzazikura, kuko umubiri barawutegura ni preparation nyine. Niba utashyizemo izo mbaraga mu maguru no mu mugongo no mu maboko no mu gituza ntizaza, ntabwo ziza nk'ijuru ngo zikwisukemo. Ntabwo ari manu yaku donc uburyo wiprepaye birangana n'uburyo uza kumpereza iminota mu kibuga. No atangiye kuza ijambo ngo Muhadjili ngo kinahagaze ngo araruha. Sukuruha akazone nuko da training icyo gihake icyo kintu ngo abera iyo endurance ayigire. So volume du jeu yagabanuka, umuntu akaba yakina iminota 90 akina 60 myiza, umutoza atangiye kuba ntacyo amutangiye amuhaye akamusimbuza no muri ya 60 kubera kuyimenyera, ariko nayo atayitangamo ikintu atangira kumushyira kuri bench. Fata umutoza yanga Muhadjili amwangira iki? Mashami yanze Muhadjili bapfuye iki kano kanya? You see? Yego bibaye bigize aragiye asohotse igihugu. Muhadjili aracyafite imyaka yo gukina umupira cyane pe. Ujye mubwiza abantu kuri Muhadjili ntabwo ari yanze imyaka 30, wenda 2 niba kabije ni nk'u94, ni nta wenda niba tugiyemo no mu byangombwa. Ariko ushobora no gusanga wenda ari nka 30 Muhadjili ubundi ngo afite 30 yuzuye. 30 yuzuye kandi Muhadjili ari muntu atayindi imyaka. Rwose nabyivugira rero. Urumva 30 yaba ari 30. Imyaka 30 aracyafite imyaka 5 yo gusova kariyeri. Kandi izina rye yarigarura muri national birashoboka, yakorera amafaranga yandi menshi birashoboka, yakongera akava muri icyo kintu, kuko sinakunze nge buriya icyo kintu cyo gusa naho agiye yikoma abantu ngo baravuze ngo arashaje. Njye sinabivuze, ariko ni ikimenyetso cya weakness yagize yo kutakira abamukrititse, nyamara akirengagiza ko ari nabo bamushimye igihe yakoraga neza muri APR, akora ibitego 10 ari wamushimye ari muri AS Kigali no muri za Mukura, kugeza ageze no mu Mavubi, kugeza agiye no gukina hanze za Dubai. Byaramutashinze kandi uri n'ibyakakwiye. Kuki rero bigeraho ngo bigutacinga
mbere yo gutinda ngo bakwita umusaza njye sinshaka umuntu wita Muhadjiri umusaza si umuntu utakina afite imyaka yo gukina ibyo byo gusaza si byo ni ikinyoma ahubwo ni ikebuke nawe bibaze ngo ubundi abankritika babikurahe ubundi ahita bemeye kinyamupira koko nkora iby'umukinnyi w'umuprofessionnel w'umunyamwuga wabihinduye akazi akora so ibyo bice bintu byose ugomba kubikora ugomba kuba umukinnyi ukora imyitozo physical ukaba umeze neza ugomba kuba konsenye z'abatoza ugakora ufite umupira utanawufite ariko ibyo bitegurwa n'imyitozo tekinike urayifite icyo ntugisaba Imana yarakiguhaye warakivukanye none wongeraho na discipline gusa niba ari agacupa ukagabanye ibirori ubigabanye ibyo bintu abantu bajyaga bakubwira ntari uvuga amazina ngo muja ngo abayakarayemo ngo ariko ngo akaza inobagiza barakubeshya mu bumenyi buke mfite ku mupira umukinnyi mwiza mbere y'ibintu byose ni umukozi erega nawe yigeze kwitangariza naganira na bahiti kuri radio TV 10 avuga ati ikintu kimbabaza nuko abo twariraranyemo ari mwe mugaruka mukaza mukamvuga Ruga tujyane muri Action College ubundi twinjiye muri championnat turi muri Action College ni ishuri ryiza